ndabasuje cyane kandi bahe ikaze inshuti bakunzi ba PQS TV by'umwihariko tubana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Ndagushimira niba baje gukora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, ariko nanone muri ko na rugambiro ugeze kuri channel yacu ya PQS TV, ndakwinjiza kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero tubazaniye iki? Umunsi tubazaniye amakuru mashyashya ari kubica muri showbiz zo mu Rwanda, na amakuru by'umwihariko ku bantu bakunda aga promoter Miki ndetse na Regis. Na amakuru ari kubivugwa cyane kuko umuntu witwa Miki na aga promoter bashobora kuba batandukanye bitewe n'impamvu runaka. Na amakuru Regis ashira hanze avuga yuko umuntu witwa Miki ashobora kuba atazi ibyo ari gukora cyangwa se ibyo arimo bitewe nuko uwitwa umugabo we aga promoter ashobora kuba yifite undi mugore hanze mu gihugu cya Norway witwa Honorine unamutwitinda z'impanga ebyiri. Bivugwa yuko rero Miki nawe ibi bintu ashobora kuba atabizi kuko umuntu witwa aga promoter aragiye arabikipinga away, arabihisha yanga kubishira ku karubanda. Ibi bintu rero byakaje Regis bitewe nuko ijambo aga yagiye abwira Regis ati ngo nagahungu. Murabizi kesi ya aga Miki Regis ni kesi imaze igihe kirekire, ni imyaka myinshi cyane, ndetse muranabizi abantu benshi murabizi ko byigeze kubaho yuko umuntu witwa aga na Miki bakora pranka bakorera Regis nyine ndetse bigaragara nkaho nyine ngo biyunze, umuntu witwa Regis na Miki biyunze. Abantu benshi mwagiye mubibona cyane, munatira ku comment muravuga ati ngo byaba ari byiza cyane Miki na Regis bongeye bakagite bakiyunga, cyane ko banakoraga na ngo ni sticks neza bakongera duana show. Ibyo bintu byaravuzwe cyane, bemera yuko bagiye kongera gusubira mu gukinana ntuze ibintu by'amastick. Murabizi cyane ibyo bintu, murabizi yuko byavuzwe. Nyuma yaho nibwo Miki yaje yongera shomboja Regis amubwira ko ari amubwira ijambo ryitwa ngo nakakirigiryo. Iryo jambo benshi barakuze kurikoresha cyane, ranahitinga muri showbiz yo mu Rwanda. None muri kano kamwe yana w'umuntu witwa aga yongera aragaruka abwira Regis ati ngo nagahungu. Bifushaze kuvuga iki rero? Miki nawe nk'umuntu udashobotse yahise agenda ku ntuze, ahita Regis amaje kuvuga ashubije ijambo ntuze aga promoter rimwe ryonyine gato, rimwe gusa. Miki yazafata kamera ahita aza kurubuga ku mashusho media abantu mwarebye live yakoze kuri TikTok. Mwabonye amagambo Miki ari kuvuga, na amagambo mabi cyane kuri Regis, na amagambo atiyubashye, na amagambo nyine mabi cyane. Ya Regis nawe byamubabaje cyane, aho Miki yavuze ati ngo ntagazi gukaraba, ntazi koga, ngo ntazi no kwambara, ngo no gufura, ngo na boxer yambaye ngo ntagajya bishobora. Ibyo bintu murabizi, agagenda asebya Regis avuga ati ngo Regis ibintu byo kunywa ngimogi ngo umunsi umwe ngo bazamufata. Ibyo bintu nyine bitari byiza, nyine bidashobotse muri showbiz yo mu Rwanda muri rusange. Ibi bintu Regis nawe byamubabaje muri direct ikintu yahise agenda kuko yari afite impapuro zigaragaza umuntu witwa aga promoter n'umukobwa witwa Ono kuri TikTok. Na rero mugende munamurebe umukobwa utwite impanga ebyiri za aga promoter ndetse aba muri Norway. Bivugwa yuko aga promoter ashobora kuzagenda mu kwa kabiri asanze uwitwa Ono bajye kwibanira, nawe uwitwa Miki arasamye ntazi n'ibiri kujya mbere. Nawe se uribaza aga promoter umuntu witwa Miki umwaka ndakeka umburi no kurangira babanye ari nta mwana bafite, nkanda uvuga ati kubyo Miki nguvuga ngo aratwite umwaka uri gushira imyaka ibiri. Nose no kuvuga ko uwo muntu we cyangwa se aga promoter atabakeneye umwana, ahubwo nuko yabonye ko umuntu witwa Miki nawe ari wa muntu udashobotse, ndetse n'abantu mweshi mugikunda kugenda mubibona ko Miki nawe ari umuntu udashobotse, ugira amagambo utamenya nyine, ugira ibigambo nayo bidafuze nyine. Abantu benshi murabizi ntago arenge uri kubivuga muri kano ka mwanya. Ibyo rero nibyo byahise birakaza Regis, ahita afata nawe kamera. Murabizi ntago yakunda kuza imbere ya kamera azanye ibintu by'ubugoryi, ibintu by'amatiku. Ni umuntu nyine uri seriye, ni umuntu uzi ibyo akora nyine muri showbiz yo mu Rwanda. Araza nibwo yahise ashira hanze ibi bipapuro bigaragaza yuko aga promoter ashobora kuba afite undi mugore, ndetse bamaze n'imyaka myinshi, imyaka 5 banakundana. Miki atanabizi kandi byitwa ngo babana no mu nzu. Ibyo rero nibyo bishaze kuvuga ko yuko ndetse umugabo yuko kumushakira n'ibyango biza mu Norway mu kwezi kwa kabiri bakajya kwibanira, bikagasigara ngaha yasamye ari kubundabunda mu ntuze mu bintu nyine atazi. Rero Regis abivugwaho iki? Ibyo Regis yakomeje kugenda atera comment avuga ko showbiz yo mu Rwanda nimba ari ibi bintu bikomeza kugenda bigira by'amatiku by'ibintu nyine by'amakimbirane cyane, tuba twibaza ese aba bana cyangwa se abantu batuba bari kuzamuka bibaza ati ngo showbiz yo mu Rwanda ese abastari nuko tubayeho nuko babayeho, ese nyine ubu ni ishusho baduhereza nziza ni yihe? Ibyo bintu nyine Regis nibyo yakomeje kugenda agarukaho abaza nyine tugomba kwitwara nk'abastari nyine. Abantu star ukuntu bagomba kwitwara nyine, bagomba kubana neza nibyo banakorana. Ariko se ibi bintu byo kujya twirwa bavuga ngo Regis ngo Miki ngo yenga ibiki, ibi bintu ntabwo muri showbiz
Rwanda ntabwo bikenewe. Ikintu kiba gikenewe ni ukureba ati ngo twakoze content nzima imeze neza. Ibi bintu by'amagambo muri showbiz wapi. Rero murabizi rero umuntu witwa Miki yanabwiye Regis aravuga ati ngo hari n'ahantu bagiye no guhurira vuba ahangaha murabizi, ndetse azaca n'uwambaye noneho dutegereje nk'iyo nkuru noneho Regis na Miki bahuye ubwabo bari kuvuga ati ngo tuzahita dufatana. Gusa nyine showbiz yo mu Rwanda mba nyibazaho gake gake nibaza ese showbiz yo mu Rwanda ubundi bigamije iki, iteganya iki, ese ni ibyo kwirwa mu bintu by'amagambo badakora cyangwa ni ibijyanye no gukora. Gusa namwe murabizi nyine amakuru muri showbiz yo mu Rwanda, amakuru aba ari menshi cyane, amakuru aba haravugwa ahaje nyine. Iyo urebye hagati ya Miki na Regis cyangwa se na Aga Promoter, iyo urebye wowe umuntu uri mu makosa kenshi cyane cyangwa se ukunda gushomboza nyine intambara hagati ya Regis ikavuka na Miki cyangwa na Aga, ubona ari uwo muntu gitera arinde. Gusa guys, nimba uri kubona rugamba rugeze kuri channel yacu ya PQS TV, ndakwinginze kuri subscribe, ufungure inzoga kugeza ukomeza kubona nawe muzindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Aka mwanya rero Miki Regis ibyabo biracyakomeje kugorana nk'ibisanzwe nkuko mubizi nyine nta gahora gahanze. Gusa uwitwa Miki na Aga Promoter nabo muri kano mwanya ubu batandukanye, ndetse namarira kuri bose, nabakunzi ku bakunzi ba Aga, ku bakunzi ba Miki, ubu namarira gusa ubu ngubu batandukanye. Ngira ngo ngeze kubona video y'umuntu witwa Isimbi na Aga Miki abagwaho ngo bari mu bintu ngo by'intuze ngo byo kuba yamuca inyuma. Iyo video mwigeze kuyibona, ariko nubwo iyo video itatrendinze cyane ariko byigije kubamo. Noneho nibyo bintu rero Miki nawe kugenda aterateranya nk'umuntu nyine nawe uri gushaka amakuru koko yumve koko nimba bivugwa ku mugabo wiwe Aga Promoter ari byo. Nk'umugore nyine usubwenye ntago bagomba kwicara ngatuze arebera ibintu bari kuvuga ku mugabo wiwe nimba ari byo cyangwa atari byo. Naho yahagurutse agiye kwikorera president ku giti ciwe, nasanga ibintu Regis yavuze kuri Aga Promoter ari ibyanya byo koko afite aba umugore cyangwa se umugore umutwitiye abana babiri b'impanga. Ibi bintu bamaje kubishaka kuno bati ngo noneho sino gutandukana gusa, nta no kuzongera no kuvugana, nta no kuzongera no kurebana. Abe n'ikindi kintu cy'igikorwa cyane kizojya guhura hagati yanjye nawe, hagati ya Miki na Aga. Nuko Miki yahise avuga ati ngo ibi bintu koko bavuze n'insanga ari byo, ari ibyanya byo, nkasanga ufite undi mugore muri Norway umbesha. Ese guys, wowe iyo urebye hagati y'umuntu witwa Regis n'umuntu witwa Miki, ubona akagirigira ubundi arinde? Imagine kumarana imyaka 5 n'umuntu mubana mu nzu akubeshya kuryarya, akubwira ko umwaka umwe ariko akaba afite umugore bamaranye imyaka 5 bakundana, we mumaranye umwaka umwe n'igice hafi hejuru imyaka 2 mubana mu nzu akubeshya kuryarya, akumvisha ko ari umuntu w'agaciro mu buzima bwiwe, kagukunda nyine. Ariko wajya kumva nyuma yawo kumva ngo wa muntu ngo mubana mu nzu gafite undi mugore ngo namutwiteye n'impaga ngo mu gihugu cya Norway. Ubwo urumva we n'umu diaspora afite uko abayeho. Gusa nyine wowe guys, andika muri comment tubwira ati ngo hagati ya Regis na Miki ubona rinde kagirigiri. Wowe ubona rinde kagirigira hagati ya Regis na Miki. Gusa guys, ndagushimiye we twabanye muri kano mwanya, uri umuntu w'ingenzi cyane. By'umwihariko wowe nimba iyi video wayikuze cyangwa se yagushimishije, ndakwinginze yisharinga ku nshuti zawe nabo babashe kumenya kure aya makuru dufite muri showbiz yo mu Rwanda, aya makuru nye showbiz yigenda iduhereza gakenya. Ukandira iki nimba uriko nari ubwambere ugeze kuri channel yacu, kora subscribe, ufungure inzogera kugeza ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi. Iyi ni PQS TV, turabakunda cyane. Nawe nimba udukunda andika comment uvuga ati ngo ndabakunda cyane.